Hello guys, nk'ibisanzwe rero ni kuri Magaka Film tuba twabazaniye abastari bo mu nkambi ya Nyabiheke imbere cyane. Mbako nkomeza kubwira abantu ngo bakomeze bakande subscribe, share and comment kugira ngo tuzajya dukomeza kubana kandi bibutse bajye bayibuka bajye bayibuka byose nako bajye bagakanda ubundi twikomereze tubahe show twe dutanga ntago ari ukuvuga ngo wenda ngo nuko bashakamo byinshi reka dukomeze tubwira abantu ati nimwe dukorera cyane nibo dukorera nimwe duha ibyishimo ikintu tugusaba ni subscribe, like and comment. ariko abwira Nyakazungu na Nyakazungu reka babwire bakora iki Nyakazu bakate ku subscribe nakasokeye na yayiki nututima na comment byose babikateho tuzajya tubana umunsi ku wundi uyikanya uyike bataza batwivuza bazaza batubona ariko babikaze mete niba utabikaze kandi ukabutukuta ubwo tukabutukuta byukuri ariko amakuru mfite nuko rwose ngo we nasugira mu birimo tukiya nyine tabo yatukiya n'insuti yaze sugira ntajya kubwira ijambo ikibazo kiriho ntaramubomoza akupa motaze nabayituya kubomora bya bindi by'abantu bakuru nyine ntakakubwira ibisitani Nyakazu sibyo Imana itatsekyo tumwe na pasiteri kose uri umwana wa pasiteri yikubaza byinshi none bigeze sugi ngewe amazina y'inyakuri banyita Sugira Justin y'ababyeyi urumva izina ry'akabyiniriro nitwa n'ubundi bajya bambona banyita nitwa Bastani Schwasteiger nkina umupira nkina mu ikipe y'Agasima ahubwo nuko nanjye nyine nakoze impanuka murabibona ku munwa ahangaha ntago ari impanuka naratezwe ngewe nari mvuye mu kazi ndategwa ebana ndi kumwe na mugenzi wanjye ni mukuru wanjye Bishogoshogo ni mubyara wanjye barantega bangera gutya n'undi ariko ikintu narokoye urumva agatelefone kandi mu rukono ukuntu bakagenje jenjagure n'ubundi ariko karitaba nta bidanje njye icyo nibariza ni iki ngiki sugi we na Nyakazungu bimeze bite Nyakazungu ni inshuti yanjye ewana ariko ngo hari inshuti nyine ukuntu harimo akantu kuri kugasimbuka oya nta bidanje habaho abasheri hakabaho n'inshuti rero we rero tubwira amakuru ni inshuti cyangwa n'umusheri umva ngende umupapa ku giti cyanjye urumva narabyaye ku giti cyanjye urumva ndi umupapa w'umwana umwe Nyakazungu urumva ahantu akora business n'ubundi acuruza amata urumva ntago ari business bisanzwe nyine ngo wenda nakazi ni umuntu w'inshuti ye n'ubundi wamwikunde n'ubundi bibanira acuruza amata ngo abone uwo mugati w'umwana mbese ni inshuti ya madamu wawe oya ruguru yo mu rugo ni ruguru yo mu rugo nari ngize aho ni inshuti ya madamu wawe dutuye muri kane we aho akorera ni muri gatatu Nyakazungu uradutandukanye burya afite n'akazi oya ntago ari akazi gufasha nk'inshuti ariko ibyo byose Nyakazu rata twibwirira amakuru rata ntewe nyine abo tukiya yuko uvuga ni inshuti yaze babita kwa Wizeye basubiza amata ndetse nyine n'ibiti bita ariko uwo mubyeyi nyine akutiye umwana cyane pe yikekeyayo bakamufata nyine ku mwana noneho ikapu yaba yikuyiya bakahita bamuhetsa ayo mata nuko tumuye ko nyine yayabona ute
mama bayakiye kwitsuyiza kugira yebe ko aza akamukuya ayo mata yabona mama akataka kuvuga ata ariko ayatsasita atayabona nayanitse mama yava mu nsoko akayamuha nta kibazo ahubwo nyine tewe k'abantu baba batukuta pe kukunya hano ayakasiketi kwaba turi kubatsaba k'abantu batukutse takutu bafata nyine bakatwohereza weta tukakira n'akantu weta twabonamo amafaranga teka bishokoshoko shokoshoko kutakumya itibitibi kandi itibitibi ya Yesu itibitibi bishokoshoko kwenda kugiki itibitibi k'abapfuye hano bayayitse n'ukwakwa kabatu bishokoshoko nasukuye abakotu kwako sana kati kayikuya makeya itobo iyakatu 12 kote kaba bato takotu bakata kwitsapu kayipo nano banatukiya avuga ko mwabatumye avuga namye mutaza mufukati bagurira ikinyakazu batsaguko tubatukuyiya itobo y'itibitibi tuyitsuyutse pe mwicuruze cyangwa bayimwe oya nyine hano bapfuye hano mu katsi nyine tako bataha bafite inyota ahubwo nyine kugira tubone ay'umukati sewe baza kabemereye icupa abiyi kote pe tayabemereye kote natsatsamutsa mu kasimye yayatubute tanyakitsana n'ubute nayigiye kufa n'ubute niba bikoyutso bataba bakoze cyane Fuyete akota itibitibi bureza akota itibitibi ariko kuko kwaba tuvuye hano bakatutumira k'amafaranga kukamira kaba yakuye tukayakuye ikitobo 12 indobo y'iki y'itibitibi noneho nuko tukatsiyutsa akabona n'ayo mata y'umwana none se ubwo bishokoshoko ntiyahita yinywa bishokoshoko yambaye itobo nabonamo y'umukata itsetsekitsa nayabona akabona n'amata y'umwana none se nyakazungu we rata twikomeje mureke sugira rata izo ntibitibi ubundi bazikoresha iki bazikoresha iki metse ni ku mutobe ni umutobe bafata ibitoki bakabeka bamara kubeka aho sigira ari mu magi sigira waretse sigira ko n'itibitibi cyane sigira na puyete nabo batu bakuta itibitibi byeri yatatu twahinduye izina twabonaga ari ibintu byo kwifata kundi tuyihindurira izina bayita byeri yatatu ingoroji ariko ngo bureza arayikunda byataye we umva baje gusaba mushiki wawe ntibakazane baba baguhemukiye pe batazanye agaki akadibidibi nyine ariko byeri yatatu ni ukuri mu busanzwe mu muco nyarwanda iyo bakita kagwa kandi nta muntu ujya gusaba batakajyanye kandi nawe mfite gahunda yo kubagura jiribisi we jiribisi nayo turayinywa ariko hari ikintu nashaka kuvuga kindi reka tuve kuri individuwe hari ikintu nashaka kuvuga mu bantu badukurikirana mu mukobwa ushushe ushaka umugabo ndahari nditeguye pe ino nyakazo gashaka umugabo uba nshaka umugabo ni kutuvuga wabutse umukoye kate naze payi tutefitumye tako tukwakabutsa oya ibaze ubuse bishokoshoko ntabwo wakemera nyakazungu
nyine reba akunda ndi kopeke none urumva twahuza gute kandi cyangwa ibesera Nyakazungu we ariko njye mbona baravuga twabyaranye nyine atari bo nshaka ariko ntimukabeshere Nyakazungu we ibyo bintu arabikunda koko njyewe wane shumi nta mutima mubi urumva njyewe ukuntu umeze njyewe Nyakazungu ntacyo atwaye urumva nta mutima mubi nyine bitewe n'ukuntu imiryango nyine ibimeze urumva utari umunyamurenge ntabwo bagushingira mwene wabo niko bimeze umukobwa nyine inkuru zihari twebwe inkuru zihari ziba iwacu n'ubundi utari mwene wabo ubwo bahita bamuca n'ubundi reka ubu washaka Nyakazungu bagahita bamuca oya Nyakazungu mushatse wane ni imbere cyane bahita bamukura mu muryango shasigira ntatubeshe koko we Nyakazungu ndabeshe kuri si ukubesha iyo batagushaka bahita bamuca cyangwa bakaza bakamukura iwawe reka mubana muri kempo hari n'umuntu ntavuze w'umunyamurenge wamuvuze se hari icyo bitwaye nta mpamvu yo kumuvuga kubera ko nawe arabizi yagiye kumukura Uganda reka amukurayo neza ntabwo aramukurayo bari kujya bamukwepa ajya Kampala bajya Kimana bari muri ibi ngo ariko abamuzi neza baramuzi bazi mu bubare murahazi kwa Njiri muzi umuntu uyoboye aho ngaho muraza kutubwira amakuru muri komenti none se ahubwo se nkaretse nkibariza njye ntabwo mwamubwira bamumenye njye ntabwo mwamubwira iyo tuje nkangaha urumva aba ari ugushimisha abantu ntabwo tuba tugiye kuvuga buri muntu reka Nyakazungu ratwibwirire niko kuri Nyakazungu niko kuri ariko abanyamurenge baba bayigatse bakumva nyine kayo makuru bakavuga ayi umukobwa wakunda kayemewe uko se yakiye mu bakimama kahita avuga yatakanye n'umutipe watekaga mu kuyitsitsa wakiyaga watsuyakaga menya yamukutiye kutsuyaka yamukutiye gucuranga babopokanye saa moya babopokanye saa moya Nyakazungu aravuze yose bagiye batunyutseho n'umutsoyi uwo muhungu yari umuki rero uwo muhungu meze n'uwo kwatanyaye ntakibazo yatatse ratavuga hatatwe no kwatanyayi yo hanze y'u Rwanda nyine nukuba no mukwata nukuba nyine takibazo nukuba atari umunyekabi ntago ari byo bamujije ahubwo abanyamurenge bajya bavuga ati metewe munyamurenge mureke nyine gusobanura ko kana urukumva nyine uwo muntu uturanye no kwa Njiri umwana we yarashatse maje gushaka nuwo kwatanyare nyine we n'umukongomani bambe n'uw'iminembwe urumva nawe n'umukongomani urabyumva uwo kwatanyare n'umukongomani n'umunyarwanda nono ise umukobwa yikundanira n'umuntu bisanzwe nk'uko nyine Nyakazungu yanyikundira ise akigira nabi ati ngwaho ngo nutajana n'uwanjye umukobwa aravuga ati ibyo wakwikora byose urukundo rujyaho rushaka mureka tuve no kuri icyo twikomereza ibiganiro byacu sibyo nkomeza no gusuhuza nyine n'abapeti banjye cya burezi ibyo twabivuyeho bure ibintu by'abagore n'abagabo twabivuyeho sibyo ratasugi nibyo rwose twikomereze ibiganiro byacu ntaribi reka dukomeze ikiganiro Nyakazungu ashaka kuvuga iki ngo baba hehe hakuye mikorofone irakije kweri irakije Nyakazungu ashaka kumenya ahantu baba
niba ashaka kubamenya azaza nsure mu rugo azababona. Nyakazi uzajya kumusura ariko uretse oya umugabo yahise avuga ati njye nafishije umwana. none si ibyo ntitwabivuyeho Sugi. ariko Sugira undi bajya bashira mu kuri. neza ibyo ntitwabivuyeho Sugi. ibyo twabivuyeho twagiye. reka rata twigendere ku bindi sibyo. Rata mumeze gute? Tumeze neza nari murashima Imana pe. Uno munsi ngo Bishogoshogo yarari mu kanisa. Ewe nagiye gusenga noneho. Asa Bishogosho tutabwizanyije ukuri bwo ujye usenga. Njya nsenga kandi ukunde iki ni icyumweru cya gatanu. Njya gusenga. Uri kumva bimeze bite? Ndi kujya mu Mana aho gake ariko agacupa sinakareka. Pe reka nukuri na pasiteri narabimubwiye. Nyakazi urumva Bishogosho ariko sinyagasoma ngiye gusenga. umukaba numwe. Nyakazi umugabo numwe. Nyakazi ngo umuti w'amenyo. Na pasiteri nawe ayikatsa keta mu kabari. Zakafata zakapanatse. wamugera mu musinzi agahita azambura igicupa cy'amazi munsi harimo ijogo. Katayima akatsoko kaya katsoko k'isatanu. niba bakita niba benge atayibenge atayina kanyaka ayakati kitwa kapo ya matsipo. bakita umumanura jipo. Ako katu yeye niko akadondo ubwonko. katu tokoko nyine cyane cyane ba pasiteri. Ase reka mbabaze tuvugishwe ko twatugiye mu biganiro bisanzwe. Iby'inzoga bigarutse gute? tugomba reka no kunyuzamo mumenye yuko puyetse na Kitsoko na Tsukiya bakuta itsoka. Ntabwo twavuga ikiganiro bayege kupfuka mitsoka bayayikiye nyine akanyota kuba umutaniye kanyaka wawumukoye. ariko mana we iki kiganiro no. Ikindi noneho ubundi hari amoko y'inzoga y'abapasiteri. Hariyo bita dunda ubwonko, mucunde, manora jipo, hamwe niyo bita n'ikinyobwa, hari niyo bita muriture. Indi pasiteri anywa ngo ari kuguhanurira ngo toka kwa jina la Yesu. kagashera ngo nakashera bita agasheyeye. umukarateka burimo pakimaya ngo nakabarokora. Pakimaya se ni biki kandi? Pakimaya imwe bashira mu ndazi. ngo nakashera kabarokore kandi n'umusemburo birica. Ase Nyakazongo ntajya akoraho. Kayeka pe. Izakotse nyine ukotse kayeka. Izakotse kubutseya ku kinyobwa kwaba tuyitsaho. Kwaba tuyikumye gupatana yuki. Ibinyobwa by'abapasiteri. Ubushera. Ubutseya ibinyobwa. Ibinyobwa se ni biki kandi? Nibipara. Ibinyobwa jyanywa urumva ni ibinyobwa by'abarokore n'ubundi nyine nka cyangwa n'ubwo bushera Nyakazungu n'ubundi ni bya bindi nyine nk'abamama babiyengeye gushaka amashereka. Nase Nyakazungu buriya ntabwo yanywa akadondo ubwonko. Ahubwo natsaye. Nakubitubiyaho n'ibyo bitu n'ututsatsi. None ariko mana we bansenga rwose mbone nkaba nabona urugo rwa Sugira na Nyakazungu cyangwa rwa Bishogoshogo rwa rumeze rute? Sewe ikishogoshogo nuko ayikuvuka tsaka umukoye ndetse niko utayikutsaka umukoye ayikutseka kandi ari wo katutsa kandi ari wo mukwiriye. ubuti wowe ko itukabye kutsakana abana tsumukitsa nafite umwana ntakwemerewe. nyemeye ubuti kuko natafite umwana. twebwe tukiranga hano ubundi urumva ibuka nyine gukanda subscribe ukande n'akazogera like and comment
ako baraye bambwiye ko sugira ngo yagarukiye mu wa gatanu we. Ninde wabikubwiye? Hari umuntu wambwiye amakuru ngo yagarukiye mu wa gatanu segonderi. Ngewe umwana abantu bose twiganye bari imahanga. Abandi bagiye mu gisirikare. Ari bugende ari ku cyumweru ngewe umva. Ariko Nyakazi ugagira amakuru baraye. Bamwe bagiye mu gisirikare urumva ariko nyine bagiye gufasha igihugu n'ubundi ababyeyi bacu bakomotsemo. Kubera imyaka myakaritse. Hereza mikoro Nyakazi ugatubwire. Manze mvuge ngenda jya mufasha. Oya banze muhereza tubwire. Nyakazi byagenze gute rata? Kitoko na Tsukiya. Bari bagiye mu gisirikare. Kandi kuba iyo baketanye kubera bo nyine bataka igihugu kandi aricyo bavukiyemo tuba tukifite. Ariko baketsitsiya bayakayuka ndetse abatsimu bari babateye kuvuga mva nyine nsobanure kuri icyo kintu. Oya ntubyinjiremo cyane reka twikomereze. Musanze duhura na ba grand frère barababuza urumva. Ngiye naragarutse uyu yagezeyo bishogoshogo. Yagezeyo yagezeyo mara y'amezi 3 ku ikosi. Sawa mureke tuve kuri ibyo. Mureke nshaka tuganire ase mwarite tukaganira ikiganiro kizima we. Reka tuganire. Ariko tuba tugomba kugacangamo. Oya none se tambutse. Nukuvuga ngo rero guhuza bishogoshogo Nyakazungu na Sugira ntago nayobora ikiganiro ngo mbishobore. Muri guhita muzana story zanyu. Hubwo icyo nicyo kiganiro cy'ubwenge hubwo. Reka mpite nkubwira. Mbwira. Icyo kiganiro nicyo bura n'undi ari amacano n'undi abadushaka ajya ariraho uduhuza buri umwe avuga ibye bagenda babihuza. Bamenya ko tukiyuyukuta itsape n'uyukuta yuyukuta tagukatse. Ariko reka mbabaze sibyo izo vibe ziba nta kantu kabiherekeje kweri? Ni vibe ziri aho ngaho gusa kuri twese. Abe ngewe na Ishimwe Blaise na Nyakazungu na Justin nta vibe. Izo vibe muzikurahe twebwe? Uyatsetsa inkuru narazibonye urumva. Inkuru narazibonye urumva. Nge naraziboneye nge ndi kumwe na mukuru wanjye bishogoshogo nubwo tutava mu ndimwe nyine w'igitsina gore urumva. Nyakazungu urumva yavuye mu bapfu aragaruka kuko ntago yarazi umuntu wamaze icyumweru. Icyumweru ni iminsi ingahe? Ni iminsi ibiri. Ko kuwa kabiri niko namenya abantu nyine to. Nyakazungu ibyo byose yavuye mu rupfu we. Yavuye mu rupfu. Kwishima mufite ishingiro rata sibyo? Cyane. Bishogoshogo we icyo nkubwira wenda nubwo mwita iryo zina si ryo rye nuko anyakira nka murumuna we. Ntabwo umwana wo ku ruhande yapfa kuri mwita ni ugukubita. Bishogoshogo yageze ahantu n'ubundi we ari kubona abantu bari kugwa. Bisa binanyibutsa hari amakuru yarambwiye ngo hari ukuntu ngo ejo bundi ngo wazanye ngo umwana. Yewe muraje hanze da. Icyo kiganiro twibwira Sugira nyine urumva ho ni Ngarama n'ubundi ariko nyine mu nkambi niho mu rugo urumva. Ngewe yo naje nyine ku mubyeyi wa Bishogoshogo nubwo ari mukuru wanjye yonje niho mba ndi. Ngewe naraje urumva nishuturera agashuka nyine agashubuka udukobwa twiza amakufure
ariko bana we ariko Bayidiyane we noneho makuvurere nibyo bita ibisabuni ibiringiti twafataga rero uba wizaniye ako gashuka ngakubita story ewane mbwira Blaise ati rero ukuntu byifashe nka mukuru wanjye nyine ndamusobanurira ndamubwira ati rero nazanye agashuka ati se nikuvurere ati reka urufunguzo nari mfite urwanjye ndamubwira ati suze kunkomangira ubwire n'abana wenda twacumbikiraga bakwame mfite ishuka ishuka ryanga gutaha muri ibyo nkora ndavuga ati se ushake ngo dushakane mfite iki ngenda reba ntari kubisiga muri bishogoshogo ibibazo iyo mvuga ngo wenda ngo ndasohotse wenda ngiye kwihagarika yaraje arambwira ngo umwana yanze gutaha ndamubwira ati rero wumva reka nkubwire mbomozaho ubundi arahita ataha ubundi arambwira ngo uze kuza ngo ndahita nsohoka tugenda ubomore amatara ahita acomora bateri arayijyana mpita nza ninjira bunyibunye shumi yanjye ndi umuntu w'imfura ngewe nafashe umuntu nazanye waje kunsura ndavuga ati buhoro buhoro urumva vayo tugende yararanye na bashiki bacu mu gitondo cya kare mukecuru nge nari nkikundiye inkambi kuko nge niho njya nywa agatobe Ngarama nta kintu mba ndi mu bipangu naziritswe ndavuga ati nk'uyu mwana ahubwo mushiturira kandi gakwavu dusangira ubu muzane bishogoshogo aha nwese ntuzi ka Karim ngome ku ipafu ntuntere ipafu ngo tuza ku isi ikaduha iby'isi wowe mwana w'umunuka ngo kandi iby'isi nzabaca mureke mbereke rero sibyo icyo kiganiro twakomeza tukavuga bukira mureke tugisoze rero tuzakora ikiganiro muri iyi minsi kiri kuza tubwire abantu kuri sibyo kuko ubu ngubu twavuze amakuru menshi nta n'umuntu wamenya aho ayafatira hari amakuru tugiye kuganira batarenzeho nk'iminota 3-5 mbere na mbere murabizi abantu bose badukurikiye umuntu ushaka kutwohereza dufite telefone yacu tubaruweho amazina yacu niba uba ukeneye kutwohereza itwohereza kwa runaka niba uduhaye nka 50 ngo fata ngo 5 ngo unywa agacupa twe tukishima urumva tutazi uwayohereje bakatubwira ati ngo akira kuko nta telefone tugira ya simati tukagira gutya ati ngo wakoze dufite nimero yacu twayibabwira nguyu mukuru wanjye Ishimwe Blaise yayivuga reka tubaye dushyire n'ukuri aho ngaho sibyo nizere ko ngewe nta mafaranga yanyu barancisha ntayo pe oya ntago ari wowe turi kuvuga nk'abantu bajya bashaka kutwohereza ibiceri hari benshi bajya babyandika muri komenti mu manuza dukora rero ubu ngubu rero natwe twamaze gucangamuka tujye kuba tuvuga nimero yacu niba ushaka kuyohereza kuri momo cyangwa waba ushaka kuyohereza nka kwa gapapuro bajya bohereza ukajya kubikuza kuri Western Union ibyo ngibyo nabyo twaguhereza nimero wazajya ubikoreraho ni 078 3 6 5 4 9 12 amazina baruye kuri Sugira Juste bose abantu ntibakazajya bagenda muri description ngo bajye kureba ahantu hari nimero zacu
kuri Sugira Nyakazungu yavuga nk'umubyeyi akavuga nimero ye Okay, muyakoze siwe kaya y'abatu batumyeho nuko ayagira uba utsaka sister wawe nutihutirwa kati kuko ayabatu nyine ubona banakuyeza ukavuga uyiwe n'ubuti kwari tuzaje tufukana bihetse cyareka kutamo ariko abetse kubera ayo mubyeyi wavuye muri Amerika buti ni waturaye Tsitonyi ukuta umubyeyi abanyaka tukazi ayitsima umugabo we yayakwaye ibyiko kubera kutseka ahita ava mu nzu yiwe aketa mu yititso nuko noneho vuga nimero zawe aya nyine mubaze mwuka vuga nimero yawe tugane ku musozo none uti n'ayita bifuka yavuga uva uyu mukobwa tukwaye tutuyanye n'abatumye niba mutaka kutaza kufukitsa mwatikitse reka 8 gatandatu gatanu 2 3 itseta 20 ito nemenitso ziba kuri WhatsApp kaba tuba bataka ko kufukitsa baponeye aho abantu bashaka gutumira amafaranga kube afite na numero yaze iva mu nyimomo ariko nitseka itseta 079 gatanu ebyiri itseta gatanu yimwe amazina ari bane Nyakatsuku Nyabayiye mureke dusoze ikiganiro ndabashimiye rwose natwe turagushimiye rwose biri next tuzabikora next ariko twanasenga kabisa twanasenga mwubahe Imana dusenge. Amen. Nitwa Sugira Justin ndi kumwe na Nyakazungu na Breze. Abantu ngiye gusenga uko nshoboye murabizi ndi kwiga kujya gusenga. Nyabuneka twakoreye ahangaha twabonye Imana idukingurira tubona n'ukuntu tugenda kandi Imana kuba dukinguriye urugo tugatembera kandi tugahura nk'abavandimwe kandi data wa twese ukuntu waturinze turagushimiye kandi ntabwo gusa byinshi data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe amen. Bye bye.